Ese ufite YouTube channel iri kuri zero views cyangwa views nkeya? Wigeze kwibaza uti kuki abandi bakura njyewe sinkure? Niba uri umu YouTube small ukaba ukigira YouTube content creator 2023 ukigira zero views, iyi video ni iyawe 100%. Reka turebere hamwe rero. Inama 15 nziza cyangwa 20 ku bakora YouTube muri 2026. Icya mbere, hagarika gutekereza ko algorithm iguheza. Oya, ni ukuvuga ngo abantu benshi batangira YouTube batekereza ko algorithm ari umwanzi wayo. Oya, algorithm ikora ikintu kimwe gusa, igashyira imbere video abantu bareba igihe kirekire. Rwose niba video yawe irebwa igihe kirekire, ntago YouTube izakunanira, ahubwo algorithm yo ireba audience yawe, ireba abantu bakora, ireba abantu bareba igihe kirekire. Reka rero nguhe inama y'ikintu ugomba guhita ukora aha ngaha. Isomo ngo YouTube ntiyica channel ntoya, ihitamo video nziza. YouTube ireba video nziza. Icya kabiri, watch time ni umwami muri 2026. Ni ukuvuga ngo views ntizikiri ikintu cya mbere YouTube ireba. Umuntu se yamaze igihe kingana iki areba iyi video yawe? Niba abantu bafungura video yawe bagahita basohoka, icyo gihe video yawe rwose izahita ipfa burundu. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ugomba gukora, ugomba gutuma abantu bareba video yawe igihe kirekire kandi bakamara igihe kirekire. Reka rero nguhe isomo ryo tangira video yawe neza mu masegonda 5 ya mbere, uvuga ibintu by'ingenzi. Icya gatatu, intro ndende yica video yawe. Ahantu nkunda kubibabwira, ni ukuvuga ngo nitwa kanaka ndabaramutsa, ibyo ntabwo bikenewe muri 2026. Abantu bashaka solution vuba, abantu bashaka ibisubizo vuba, abantu bashaka ko babwira ikintu kiri muri video vuba. Uko bikwiye rero tangira uvuga ikibazo, basezeranye igisubizo, hanyuma winjire mu bisobanuro by'ibintu uri kubibabwira. Wowe skipping ibintu byose, wibabwira ngo mwiriwe, muraho, mukore subscribe. Oya, tangira video ubaha ibibazo birangire, apana kuvuga utugambo twinshi. Oya, aba ntabwo bakeneye amagambo, bakeneye ibyo bakora muri video. Tugeze ku cya kane, small channels zikura binyuze muri niche. Ni ukuvuga ngo ntugakore video kuri buri kintu, hitamo niche imwe, hitamo ikintu kimwe, kuko abantu bakunda ibintu, bakunda ikintu kimwe. Ujya muri siporo ejo ngo ujye mu bindi. Reka nguhe nk'urugero, ngo wenda ukoreye video yo muri life, ukora comedy, ukora motivation, byose hamwe. Oya, ibyo bintu ntabwo 2023 bizaguhira, ahubwo motivation ku bantu batangiye YouTube. Ni ukuvuga ngo abantu batangiye YouTube ushobora kumumotiva, ushobora gutekereza kuvuga ngo ngiye gukora ibintu bizatuma umuntu azakunda YouTube kandi akazagera kuri success. Tugeze rero ku isomo, niche audience egal growth. Niche yawe izagukuza kandi izakuzanira no gukura kwa channel yawe, izaguha abantu bakureba, izaguha audience nini, izaguha abakunzi, kandi inaguteza imbere kubera ibyo ukora cyane. Tugeze rero ku cya gatanu, title and thumbnail bifite 70% by'ingaruka. Ni ukuvuga ngo title yawe niba ntawe ukana kuri video yawe, nubwo yaba nziza gute, ntacyo iba imaze. Ngo kora title igaragaza amatsiko, kora title igaragara neza, ifite amabara akurura, irimo ikibazo cyangwa isezerano, amabara meza akurura abantu, isura ifite emotion. Abantu bakunda ibintu nk'ibyo. Icya gatandatu, ntukarebe subscribers cyane, umubare wo gukurikira cyane. Oya, ni ukuvuga ngo subscribe ntibakiri ikibazo nyamukuru aha. Video imwe ishobora kugera kuri views, niyo channel yawe ifite subscribers 10 yakunda rwose. Isomo rero, tekereza kuri video si ku mubare wo gukurikira. Oya, we tekereza kuri video ugiye gukorera abantu, utekereze ibyo izabafasha, utekereze n'ibyo izabagezaho, witekereza ku bantu bazagukurikira ngo uvuge ngo reka nkore subscribers, ntegereza aba subscribers. Oya, tekereza kuri video ugiye gukorera abantu. Tugeze rero ku kintu cya kane, consistency iruta frequency. Ihanga bishatse kuvuga iki? Ntukeneye gushyira video buri munsi, ukeneye schedule ihamye. Kora icyo bita content plan yawe, uvuge ngo iyi video ngomba kugeza kuri aba bantu. Hari ikintu njya nkunda kubabwira, niba hari abantu ashobora gufata video ye akayishyiraho mu gitondo, indi akayishyiraho mu gitondo saa 3, indi akayishyiraho saa 6. Ibyo ngibyo ntabwo nabikugiramo inama rwose. Kubera iki?
ihereza igihe ugomba guhereza abantu ibintu byawe, ihereza igihe abantu bawe bagomba kuba umenye ngo amasaha abantu bareba, umenye ngo ese abantu kuwa mbere nzababona, nk'ubu MD Impala TV ishyiraho video kuwa mbere no kuwa gatanu saa kumi n'ebyiri n'igice, ubona ni amasaha y'abantu baba bari gutaha, ni amasaha y'abantu bataba bari mu kazi, wifata content yawe ngo utangire kuyisakaza mu gihe abantu bari mu kazi, icyo gihe nta kintu nzakwizeza. Wifata ibintu bidahwitse ngo ugiye kubishyira mu masaha atariyo, ukora content plan yawe, uvuge ngo aya matariki nzashyiraho video kuwa mbere no kuwa gatanu, aya masaha ni aya ngaya, ugira ibintu mbese bifite gahunda, kuko aha ngaha iyi platform ya YouTube ntabwo ari ibintu uzaza ngo usazane ibyo wishakiye. Abantu dukorera ni abantu bajijutse, umuntu naza akareba ibintu byawe biri ku murongo azahora agukurikira, kuko azagukurikira kubera iki? Kugukurikira kuko wamuhaye ibintu biri ku murongo neza, wamuhaye ibintu byigisha neza, wamuhaye n'ibintu bimugirira akamaro. Rero wifata ibintu ngo ubimunageho, wifata ibintu ngo ubimunageho, ahubwo wowe kora ibintu byawe watekereje ku giti cyawe. Ibyo bizatuma channel yawe muri 2026 ikura cyane, kubera ko wihaye intego y'ibintu ukora biri ku murongo n'ibiri no ku gihe nyacyo. Icya munani, shorts ni weapon ya small channels. Shorts ni imbunda rwose ishobora gutuma channel yawe itsinda. Ni ukuvuga ngo icyo ugomba gukora muri 2023, YouTube short ni inzira ya mbere yo kubona audience cyane, yo kubona abantu bakurikira bashyashya. Short zikurura abantu, short zohereza abantu kuri long video yawe. Niba ukora video ndende, short kuko zifata abantu bakunda kureba ibintu bya mukanya kandi bidatinda, bizatuma umuntu akujyamo ideni avuga ati reka ndebe video nini, kuko iyi video izangisha ibintu nkeneye. Ibyo bizagufasha rero, shyiramo imbaraga ukore short muri 2026 rwose bizaguhira. Icya cyenda, first 30 seconds zigomba kuba strong. Aha ngaha tuyitondere, niba umuntu agumye kuri video yawe amasegonda 30, amahirwe yo kuyireba yose ariyongera cyane. Ni ukuvuga ngo njye nababwiye wivuga ibintu byinshi, amasegonda 30 wamubwiye ibintu ugiye kuvuga, ibintu by'ingenzi agiye kubona muri iyo video yawe, bityo azaguma kuri video yawe, kandi video yawe azayireba igihe cyose, kuko wamubwiye ibintu ashaka, wamubwiye ibintu agomba kumva, sibyo? Icya cumi, ntukigereranye n'abandi. Aha nkunda kubibabwira, channel yawe ifite urugendo rwayo. Gereranya video yawe ya none n'iya mbere, si iy'abandi. Wikugereranya n'undi muntu ushaka kuvuga ati njye ndashaka kuba umu YouTuber, ndashaka kumera nkande, sinshaka kumuvuga izina, undi mu YouTubers creators runaka. Oya, wowe reba ibyawe, uvuga ngo video nakoze ngitangira YouTube, ese niyo nakora ubu ngubu izi video zimeze gute? Wowe tangira utekereze, uvuge ngo okay, reka ntekereze video yanjye ngomba gutanga, ngomba kwiha nuko izaba imeze, uhindure. Wishaka kwigereranya, wishaka gufata channel y'undi muntu, ushaka kwigereranya, ushaka gufata ibyo ngo ubikoporere, oya, ibyo ntabwo rwose bizagufasha 2023. Icya 11, video quality iruta kamera ihenze. Video quality iruta kamera ihenze. Abantu benshi batekereza ko badashobora gukura kuko bafite kamera ihenze, badafite kamera ihenze. Uko si ukuri, ukuri ni uko content nziza iruta kamera ihenze. Ni ukuvuga ngo niba ufite content yumvikana, bizagufasha kuba YouTube channel yawe izamuka. Ushobora kuba wifitiye rwose phone yawe ikaba yagufata, content yawe ari nziza, ikaba yareba kurusha nawe ufite kamera ihenze. Ahantu uri urumuri ruhagije, frame ituje itanyeganyega, rwose ushobora gukora video nziza kurusha nawe umuntu uri professional ufite kubera iki? Kuko ufite content nziza. Ikintu tukitondere, sibyo? Tugeze rero kuri 12, audio mbi abantu barigendera, amajwi mabi abantu barigendera. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kwihanganira video nziza cyane kuyireba rwose, bakanyurwa bakavuga ngo iyi video ni nziza, ariko ikintu badashobora kwihanganira ni amajwi mabi. Iyo amajwi ari mabi, umuntu wese ahita ava kuri video akigendera. Iyo uri kurekodinga ukibeshya ugashyiramo amajwi mabi, rwose umuntu ku buryo ashobora kumva akafata ku matwi akavuga ati ibi ni ibiki uri kumva, immediately azahita akitinga kureba video yawe. Rero ikintu ugomba kwitaho, ite ku majwi yawe, ite ku majwi yawe, nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Rwose hari abantu bacika intege ngo se ngo njyewe kuko nta mikoro mfite, oya mon cher,
mikoro siyo ikora. Ushobora gukoresha, reka mbabwire ikintu ushobora gukoresha nguhe nk'inama, ushobora gukoresha earphone za phone. Hari abantu batabizi ko earphone za phone ushobora kuzishyira ku nzu ukarikodinga video yawe, cyangwa microphone isanzwe idahenduze. Murabizi ko hari microphone zigura ibihumbi 10, 7 zirahari, mujye mumpamagara nzajya mbarangira aho mugomba kuzikura. Hari abo dukorana baba bazifite. Ikindi, fata video ahantu hatuje. Niba ugiye kurikodinga wijya mu rusaku rw'abantu, jya ahantu hari video ituje ku buryo abantu bazumva ibyo abantu batazumva urusaku rwawe, kuko abantu twese dukunda ibintu bituje. Niba umuntu ashaka kuba attentive, niba ashaka kumva ikintu, ashaka guha attention ikintu, agomba kwicara ahantu hamwe akavuga ati reka numve iyi video kuko hari ibintu izamfasha mu gukunda bikeneye. Niba muri rwo rusaku immediately ntabwo azareba video yawe, azahita akitinga. Icyo rero bizatuma channel yawe iguma kuguma hasi. Tugeze rero ku kintu cya 13, YouTube studio ni isomo ryawe. Aha ngaha tuhitondere, YouTube studio ni isomo ryawe. Nuvuga ngo ntukore video ugahita upfa kuyipostinga gusa uvuga ngo reka mve kuyipostinga. Oya, kora video neza witonze, kuko iyi video niyo izatuma ugira abantu baza kukureba. Kuko ngo YouTube studio ikwigisha ibyo audience yawe ishaka. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kureba, reba kuri analytics, audience retention yawe, reba icyo bita CTR, iyo bita click through rate, reba video zirebwa cyane. Ibyo bizatuma bigufasha kuba wakora video, kuko twebwe dukora ibyo abantu bakunda, ntabwo dukora ibyo twishakiye. Iki gihe analytics yawe nizakwereka uburyo uzakora. Naho nukora ibyo analytics yawe itakwereka, ntabwo audience yawe izakura, ntabwo YouTube channel yawe izakura. Ibyo bizagusubiza inyuma 2026. Icya 14, comment zifasha channel gukura cyane. Ahantu tuhitondere, iyo abantu bandika comment kuri video yawe, icyo gihe YouTube ibona ko hari engagement, video yawe ikarushaho kugira amahirwe yo kubonwa n'abantu benshi, kubera ko abantu barimo barayikomantingaho, abantu barimo barashaka kumenya ese iyi video mwayikoze neza, iyi video se ese tubigenje gutya twakora iki. Icyo gihe YouTube ibona ko ufite audience igukurikira, ibona ko hari abantu bafite inyota yo kukurikira. Niyo mpamvu rwose inshuti zanjye mba mbisabira ama comments, rwose mujye munyihera ama comments, ntacyo bitwaye. Kwandika ni ubuntu, ntabwo amafaranga baguca. Ujye wandikamo uti wenda nayibonye, ujye wandikamo uti wenda ndabyumvishe. Ibyo bizatuma dutera imbere, sibyo? Bizatuma tugera ku ntego twiyemeje, bizatuma dukura, kandi twese dukurane neza kubera comment gusangira. Kandi nawe mu YouTube content creator udashobora gusubiza abantu, ni akazi kawe, kuko abantu dufite nibo batugize, nibo batumye turahanga ku YouTube. Rwose mujye munyihera ama comment ndabasabye. Tugeze rero ku cyanyuma ku isomo, community ituma channel ikura vuba cyane. Kuko ngo kugira ubusamane n'abantu bacu. 15 rero, call to action igomba kuba natural. Call to action igomba kuba natural. Ni ukuvuga ngo icyo bivuze aha ngaha, ni ngo ntukavuga uti like, subscribe wenda bya bindi berekana amarobo bikora. Oya, ahubwo ujye imbere y'abantu uvuge ngo niba iyi video yagufashije, shyiramo like kugira ngo YouTube igeze no ku bandi bayikeneye. Ibi bituma abantu babikora babyishimiye. Wihata abantu ngo subscribe, oya, like, sharing, oya, ahubwo babwira ati iyi video ishobora no gufasha abandi. Like, umena comment kugira ngo iyi video YouTube igeze ku bantu benshi. Iki gihe umuntu azabikora kuko azagufashije. Hari n'abajya numva ngo subscribe cyangwa uyireke. Oya, ntukihendere ku bantu bakureba. Umuntu afata amayinite akakureba kuko aba afite icyo ashaka gukuraho, nabwo akaba yagisangiza n'abandi. Icyo rero byitondere, ubikore witonze. Kuvuga ngo niba video, ni ukuvuga ngo video ugomba kuyikora neza, kandi ugategereza comment ko abantu bayiguha, ugategereza ko baguha subscribe, kuko abantu batureba ni abantu b'ingenzi. Rero rwose nk'uko ngiye mpora mbibwirira, ibi tuba twakoze tuba tugira ngo YouTube iri gutanga amafaranga, tuba tugira ngo buri wese
aho kugira ngo ujye kwiba, aho kugira ngo ubure akazi ugende ukore bikugerere rwose. Niba iyi video igufashije kanda subscribe kandi like kugira ngo ifashe n'abandi bari hirya yawe, ibafashe kugira ngo bazagere ku nzozi zabo nabo batangire YouTube. Subscribe abantu badafite imirimo, YouTube iri gutanga amafaranga, ndabibashishikariza rwose. Umuntu utari gushaka content, shaka content iyo ari yo yose, simvuze ngo ibi ngibi turi gukora, shaka iyawe, shaka iyo guteka, shaka iyo gukina, ibyo ni ibyawe bizagufasha kandi neza rwose. Ndagushimira wowe wahaye umwanya iyi video ukayirangiza, kandi ndabikwizeza ko nzakomeza kugufasha. Dusubire na video y'ubutaha, ndabakunda cyane cyane, ciao ciao.